akamera nk'aho bamutwikiriye, aho yoyo nihigeraho ikitamurura igakora ibisa n'ubumana bwayo. Yo ikora ibisa n'ubumana bwayo. Reka nkubwire iri jambo. Eliya ngo ahunze Yezebeli, amaze kwica abahanuzi 850 bashira n'ababari, Yezebeli avuga amagambo akomeye, aravuga ngo uyu munsi nintamwica imana zanjye zibimpore. Arahira indahiro mbi. Eliya nawe agarutse iwabo w'umubiri, kuko asanga Yezebeli yari umugore w'igihangange, umugore wavuruza Isirayeli, umugore wavuruza Ahabu, akamukura ku mana ya Isirayeli akamushyira mu mana z'iwabo. Eliya agira ubwoba ngo arahunga ajya mu buvumo. Hari igihe abantu bashobora kukugambanira, kuko ubu twamenye neza yuko abarozi ari abitwa barokore, abacisha ibyo bifaru n'ibitega, abacisha ibikundiro, bafite ururimi rwiza. Reka nkubwire, uyu muntu wacishije iyo aramutse avuze ijambo ku muntu wari ugufitiye umutima bihita birangira, ariko amasengesho akuraho ibyo bintu byose. Eliya ngo yumva inkuba zikubise agira ngo Imana ijemo, serwakiriraza agira ngo Imana ijemo, yumva ibibomborekana agira ngo Imana ijemo, yumva inkuba, yumva imirabyo agira ngo Imana iraje. Haleluya. Ntabwo Imana ijya izira mu rusaku. Imana izira mu ijwi ryoroheje. Mbese cyagiye ibintu byose umaze kubikuraho amaboko, uvuze uti Imana nishyize mu maboko yawe, nibwo Imana iza. Ariko cyagiye ukivuga mfite shangazi ndamuhamagara, mfite mwene wacu ndamuhamagara, mfite abantu twasenganye ndabahamagara, Imana irareba ikavuga iti nindamuka nkoze kiriya kintu ntago bizamenyekana ko ari njye wagikoze. Imana ikabicecetse. Ariko uyu munsi ndagusengera nanjye nisengera. Impamvu babwira ngo ndabasengera nanjye nisengera, nasengeye abantu benshi cyane nkabaturiraho umugisha nkibagirwa kuwiyaturiraho. Ariko ubu ngubu isengesho mfite ndavuga ngo ubwo Imana iri bungenderere nawe kugenderere, kuko niramuka ingendereye ntago nzavuza induru ku musozi, niramuka ingendereye ntago bazansohora mu nzu, niramuka ingendereye sinzabura ibyo kurya, niramuka ingendereye abana banjye bazamererwa neza. Niyo mpamvu rero ngomba kubanza kwiyaturiraho isengesho, nawe nkakwaturiraho isengesho, kuko abo twaturiyeho amasengesho tukabavuga ngo Imana ibagirire neza, uyu munsi wa none 100% nibo bahiriwe. Rero reka nkubwire, uyu munsi wa none reka nkubwire, nanjye Imana impa inzu, n'umurokore wese Imana imuha inzu, imuhaho kuba